never gonna be like this. Ubuzima buzahinduka. I believe so. byaragutunguye kuki umva wasenyera umwana wawe ubuse rizagaruka mu rugo gukora iki? I'm really sorry nshobora kuba narakwitwayeho nabi video umaze hano ariko vraiment umbabarire. No ma it's fine rega nanye ndi umuntu mukuru mba ndeba like ibintu byose biri kuba hano. Icyo dusabwa twebwe ni ukubona umwavoka kandi ubizobereye wabasha kwinjira mu bintu indipu akabasha kuduha umusaruro tumwitezeho. Aho kugira ndandukane nawe cyangwa nkubone ubayeho nabi. Papa vuga gake. Natanduka n'amakuru ata bikaba mu nzira. Aho umusore yakutenda mwana kundanaga? No. Uwo musore waramukundaga? Nimba umugore ari kukwereka icyubahiro nawe nyine kimuhe mwihe nyine gute mbimwereka ndamwereka gute? wowe icyambere umugore mukubita urukundo ubundi hahire rimwe. Papa muti ibintu numvise n'ibyara ibiki bibaze bafite umugore bakwihebeye ukaba uri muri irazi Nyanza. Kanibzo nago wamwishi agira ibi story n'umunsi tunyumve simundi karizo bundi reko ngwaze ubundi wigeze ugira umugore kaho nta mugore nagize nese mwana ushatse kuvuga ko nshaje ntago ushaje yego ariko ukuntu ugaragara nanone ntago imyaka ufite ari mikeya. Karibso uri kureba nyine ari muremure gake akibwira ko imistambo cyane wamwumvise cyusa ushatse kuvuga ko ndi igiti vuga ko ndi mugufi ariko ngo ndi ubikikire ngo muremure gake ubwo nyine ushatse kuvuga ko ndeshya gutya. Oya ariko ubundi mana ngewe usibye ko nateretse ubwanwa ubundi iyi ni style mu muryango ako genda umubebe akase ndo mubebe nuko kwimana ngana ngo nimeze yego ka bebe ubu hagena mu mwana rwose ukavuga yewe none se wankwaze wo kumva kasura kanje rwose ndo mubebe wasitsa n'umuntu uvuye umuti wamenye cyakoze ngaka bebe nje no mubebe no kwimana ariko ibyo tubireke sibyo okay ndi mukuru kuri mwebwe sibyo ahubwo se ngwazi no sawa ugira sheri akadana bamubeshye afite kabisa imyaka yawe kandi narabivuze ko muzampombera mugiye kumbera ibihombo kuva kuri uyu kugera kuri uyu. Wese uramufite kora ugiye mfite benshi ariko nta numwe nizera nyene nkuko cyose yarabivuze abantu barebaremo gakeya ukuntu iyo cyose udasheshereza nanone udasheshereza unsesereza iyo nta kashi nyine usanga ababebe bigira gutyo ukuntu bakabiyanga nyine. Oya ariko ibyo ntago mbyizera Karibso ubundi yo ni complex ubundi kuntu like muri miss kunsigaye mbizi n'abakobwa reka nabo naga ari ibintu birenze kumva ikintu ugomba kumenya ni kimwe as long as ufite umuntu kumva wiyizeye kubigamba asundo utambeje uri tureke no guca kuri wenda no rwamugana amagambo ugira kuruta ariko utabeshyanye hari umuntu wayabwira akaba yakwayegora cyose ubushatse kuvuga ko amagambo yanjye ari yavutse mbere yanjye kuko uravuze ngaranduta ubwo ne yavutse mbere ko mvuga ariko byakubwiye n'ibyo ariko ubundi reka nkwibarize papa muto ubundi ufite umushi mbarisi ngiye si ngombwa ariko ibyanyu oya bivuga ariko ganire ku byanyu ora umva nyumvire kandi nje nsanga ikiganiro mwaki cyabaye ikiganiro ufite umugore wo kwihebeye iki n'ibiki koye cyakoze reka mugira inama niyo yaba ari umukecuru ko wowe umukuru sibyo wewe uzafatireho nubwo twagatoye ariko nyine ikibazo bajya bakora akavuga bataka gasore nagapfuza uzashaka umwana mutoya mungana muri mu kigero kimwe wakayobe mufite mind zimwe ndetse gatoya sibyo nakubwira gase niyo yaba ari umukecuru cyangwa ntabwo yameneye ku kazi asundi ushaka iki mwana
bikangugira ngesi uba ugomba kudapfusha igihe ubusa nimba ugize amahirwe asa rimwe mu buzima nimba ugize amahirwe akaba akwemeye porofita mu gihe garafurere ataraza ntawe ubayeho neza murezi ariko sha ubundi imboga zibona abantu narabivuze nta mukwakwanya ukagera ku nishyirahamwe umwe yahita nangabira kazi babanisha umutwe bamereye nabi none nibagiwe n'amasaha nibagiwe ko bambwije rero inshinge se rata papa muto reka mubwire kamugira inama nyine nubwo nduta ariko nanjye inama yanjye reka ifite akamaro buri wowe niyo uwo mukecuru wawe ufite pfa kuba wowe umukunda sibyo reka ubu ngubu ntabwo bikirenze bisigaye bifatwa nk'ibisanzwe umuntu hari igihe usanga umusaza w'imyaka 70 ashaka umwana w'imyaka 20 kandi ubukwe bakabutaha ntabwo ari ibintu bikirenze sima mabwira so reka mbareke nyarukire ku kazi nari mungu wanjye ngiye mu nama mfite akazi ubwo turabonana evening nari bintu amurezi wagicucu ukora bya bigambo byawe nk'ubiyera mukatwumvisha dore kugize imana satwe gusi kutwumva mani nta birenze reka biriya ni ibintu bisanzwe je nimba nkwaye igitekerezo ukigenderaho ari amahirwe n'utayakoresha ngo porofite do uzaguma mu mandazi kandi uzagira kare gusa sinakubwiye genda mani ujye ukora akazi ibyo ukora n'ibindi kanze aho bibye twatega agakoko today uzabishaka hano wowe ugiye kujya ukirya ahubwo wowe uzambihiriza turi ahantu heza cyane kabisa ni ibyo umuntu aba areba umujyi wose wila amakuru atazi tugende oya ndicarana na sheri urakuvuga kuri ya dosiye iriya namaze kuyiganiraho n'abantu bose bireba ndakeka itazagorana kandi hari uburyo dushobora kubanza kuyinyuza muri mediation hanyuma bakumvikana uriya mutipe nabonye akomeza umutwe ariko buriya abantu babaganirije ndakeka ko ashobora kumva bikaba tutakwirirwa tujya mu rukiko mediation ikabikemura yego turasubira mu kanya abakiriya nakiriye
It's okay, nta kibazo na nimugoroba twahurira hahandi tukabiganira neza. Sawa urambwira uko wabikoze reka nakira abakiriya. Okay, tutareba. Ko mwatinze namahoro. muratobora kabisa ambutiyaje iri hanze aha ntabwo yoroshye bimeze nabi cyane twaboreye rwose twagerageje ariko bisa n'ibigenda tubunganira mu nzira Okay. Naye ndimo mbategereje ariko nyine mu kanya mfite indi gahunda. Reka wenda dukubite tubangura. Okay. Kuri ikibazo cyanyu rero. Ikintu cyihutirwa ni kimwe. Mwe mugende mushaka avance. Kuko ikirego ndakizi byose nabinyuzemo. Hari n'amakuru anyuranye ndi kugenda nshakisha ku buryo bizoroha. Mwegere mugende mushaka avance. Nimumara kumpa avance. Ndaba mfite inshingano birumvikana yo guhita ninjira mu kirego nubwo nakijemo. Njya hafungiye nganire nawe numve ampa amakuru. Menye icyo afunguye mu by'ukuri kuko kuba mfite ibiri muri system ntibihagije. Nawe byari byose ari byo agomba kumbwira kuko niwe nyiri ikibazo akizi kurusha abantu bose bakizi. So ibyo nibirangira ndabasabira nk'umuryango uburenganzira bwo kuba mwabasha kumusura. Sibyo? aho urabufashe cyane ikibazo cy'amafaranga so cyo si ikibazo no kuba umuntu atayazanye kwa kugira ngo tubanze tumenye neza niba uri disponible ese koko ibyo tukwifuzaho twabibona nk'umuryango nawe nk'umunyamategeko ibindi bisigaye ntabwo ari ikibazo mu by'ukuri c'est pas un problème tugakorana tuziranye tukari kugira ngo tube yasire yuko nibyo koko tushaka turamufite kandi afite umwanya wo kugira icyo adufasha. Ndahari amategeko ni akazi kuba metere ni nk'umwuga urumva rero ntabwo ari ikibazo musanze nitaba n'ibindi rubanza ahubwo nagira ngo mbabaze ubundi mwebwe nta kintu mukeka cyaba cyaratumye afungwa wenda nko kuba hari bizinesi yakoreraga itemewe n'amategeko kuba se wenda hari amakimbirane afite n'abantu mbese nta kintu mbere yuko afungwa nta kintu mwabonaga cy'uko urwikekwe twaheraho dushakisha amakuru nyayo. Sasa metere mubwije ukuri umugabo wanjye ku busanzwe yari inyangamugayo yari umuntu ukora ibintu bye ku murongo udakunda ikintu kimuvangira. Icyo rero kugeza na n'ubu nanjye ndacyakibaza mu by'ukuri icyo yaba ari kuzira kuko nanjye ubwanjye numva byanteye urujijo. Ese burya ni umugabo wawe? Ya ni umugabo wanjye. Noneho uyu ni murumuna wawe? Gakwaya ni papa wanjye ngo rero turi kumwe ni mama. Njye nabonaga uri mushiki wawe. Ese waribyaye? Nese ubu wabyaye ufite imyaka ingahe ko mbona nawe ari ikigabo? Ariko nari yujuje. Arajije cyangwa bagufashe ku ngufu. Dusoze na kese yuko wafashwe ku ngufu. Ubu kese hari niyo kumuvana. Ntabwo wafashwe ku ngufu. Nabisobanure. Tujya twakira amakesi ukubona nk'umuntu araje afite umwana ungana nk'uyu nguyu ngo ariko nafashwe ku ngufu. Umusore nk'uyu nawe akaza ngo rwose mama afite ikibazo ngo yarahohotewe. Kwibaza mu gihe cyose cyari gishize iryo fata ku ngufu ntabwo byatekerezwagaho. Ariko haba havutse amakimbirane yandi agashaka aho yuririra. Reka tugaruje ku kirego cyacu ndumva byumvikana mwe ni mugende mushakiye avance hanyuma ibindi mubindekere ndabyinjiramo kandi bisa. Oya vuba ndaguhamagara tubikemure utangire akazi natwe turebe ko twabona umuntu wacu. Ndumva ari ibyo deal done nta gishya kindi. Reka ngumye nijye kuri no dosiye mwe musanzwe mfite yihutirwa. Ndabategereje. Asante sana kabisa. Nimero zanjye murazifite? Murazifite. Aho murahazi? Kuri murakoze cyane. Sasa. Sawa murakoze. Namwe. Muhanda mwiza. Sawa merci. Nama kazi keza. Tungana mu rugo rw'abandi kuriya
ntabwo uzi ko turi abashyitsi. Ese iyo umugabo we yinjira agasanga muri gutungana kuriya mama, yakumva se ibyo byantwara iki? Yakumva ibyo biramureba, yanareba nabi bose nkabashyiramo igiti. Ariko buriya nta bwoba wumva ufite cyangwa ngo wumve ufite ikibazo cy'uko nyoko wanyu amaze imyaka ingana icya umugabo ataramutera inda. Ibyo se yabavuga iki? Yabavuga ikira. ariko mama wajya umenya ko urubyaro rutangwa n'Imana. Naho se umugabo n'umugore bagakora iki? Sinzi ibyo bakora. Ntubizi nyine. Vana umunwa rero aho ngaho ujya uceceka. Hano uba wivanga iki? Ntasoni. Ariko ndi gutunga umuntu amara imyaka ingana iki atarabyara, ataratwita, afite umugabo. Ubu we ntabwo ubireba ngo bigutere impuhwe cyangwa agahinda hejuru y'uko ikibazo ari icy'umugabo. Ariko ubundi reka nkubaza ko ndeba ucecetse nta kintu bikubwiye, ukaba utegerana nyoko wanyu umwotsi igitutu nibura kurihire kaminuza. Niba seda ibyo kwiga byaranakuvuyemo, ko numva nta gitekerezo cy'umugabo ngo ugende ushaka umugabo. Ubu uraje ejo bundi baguterera inda mu rugo ubyarira iwanjye. Nibyo ushaka. Ese baka kanya urandambiwe. Ese ubundi waretse nkishakira akazi nawe wansize nkasigara nshaka akazi, ko niyo cyaba ari ikiyedi nagikora, cyangwa akazi ko mu rugo, k'akazi ko mu mujyi katajya kabura mama. Yego ubu rero umaze iminsi uhohomera amafiriti n'inyama, none nibyo bikuzoje amaso, uragira uti ntashye mu cyaro ntawe nzongera guhurira nabyo. Ukaba uhisemo gusigara i Kigali rero ngo ukorere amafaranga. Winjijisha ni amafiriti nyine wumva watokombewemo ushaka gusigara uyarya. Ariko sha ujye umenya ko Kigali uyinjira ariko kuyisohokamo bikakubana isereri. Niko njya mbyumva. Ubwo ni amafiriti nyine, ni nayo mpamvu nunataha mu cyaro uzandushya, uzabona ubuzima bwaho bukuzengereje bukuzunguje, ugahitamo kuza kurya izo firiti n'inyama maze bagakunda bakagushukisha ibyo byose kakahava, bakavamo bagutera inda. Nuko mama waretse kunyaturiraho ibyo bintu. Ejo n'ejo bundi ko muye n'ikibazo nakwitwaza, wambabariye. Ko wanyitwaza ukanyitwaza ukaba mpimye se? Nabuzanya barongo guhuruduka ngo ugende igiye ishaka ukagenda. Ariko ubundi kuki mvuga ugashaka kuzamura akanwa kawe? Ntujya hakabanga ngo nabone wano twageze mu mujyi ugiye kwishanura rero werekane ko wansuzuguye. Kigali we. Ariko mama nabigusabaga. Zibaho. Heri. Ariko mwabigezeho rwose rwose bwanyu ndabona kwita ku nkoko zanjye reka. Ndabona ntagize. Imireka ku muhanda kugira ngo mbashe kuganira nawe neza. Ukabazo maze iminsi mbona muri uru rugo rwanyu. Akayesu. Maze iminsi mbona umwuka utari mwiza muri uru rugo rwanyu n'umugabo wawe. Nkaba ashaka kugira ngo rero twicare tubiganireho turebe ko twabibonera igisubizo. Ikihe kibazo usuretse kwigira rwivanga kwawe? Ariko rwivanga y'iki? Urabona ndi uruhinja, ndi umwana sindi umuntu mukuru. Ni njyewe utazi kureba ngo nitegereze mbone ko bitameze neza muri uru rugo. Kuva kera kose we n'umugabo wawe nta kibazo mwabaga mufitanye, mwari mubanye neza muganira, umwe hamagara undi, ariko mwarajya hari agacece kunda akagira nkabona mbese ntibiri kugenda neza. Ahubwo we wakagize uti mukuru wanjye hari akabazo mfite ukakasobanurira, nanjye nkwicara tukakigaho tugakemura nk'umuryango.
si wowe mbaza utavuga Jesse ndakumva ese ko Karangwa yateye umukobwa w'abandi inda ubu n'umwana yavutse ngo Karangwa arifata aragenda ajya mu gasozi ateramo undi mukobwa inda mutsobe kazi Imana y'u Rwanda ko numva bitoroshye uzi ko na mukecuru agomba kubimenya mbabarira umbabarire none se wabibwiwe n'iki nyine barabimbwiye kandi uwabimbwiye ni umuntu nizeye 100%. ubwo ufite amakuru yizewe cyane none se bo barabimubajije abivugaho iki Okay, narabimubajije pe aramakanira nyine nawe urabaza abagabo ariko njyewe naramwitegereje amaso ku maso gutya narabyiboneye ko byabayeho byarabaye none se sinumva ari kimwe kuri kimwe rwose pe njyewe ubwo Karangwa najyaga murenganya nkanamuvuga uko atari nkavuga ngo niwe utabyara none ndumva mwembi nta kibazo kibariho ahubwo ikibazo ari ukugishakira ahandi rero ndumva nta birenze kuva ufite umwana nawe ugomba kumubwira ko ufite umwana zo kwagize ukumva nyine byiza nuko wakwicara ukamubwira ko ufite umwana ibyo ngibyo bikarangira none se siko nkabihingutsa he none se ikibazo kiri mbabarira uriya mwana nzamurera mukorere buri kintu cyose nka nyirasenge mwumvise neza mbabarire ako komana nyamara ndumva umutari wo kwicara ukabimusobanurira unyuze mbese mu irembo uzi ko kariya karyango gatoya gafunguye usanze karangaye shaho bazabiba bacucure mwebwe ku buryo winjiza imodoka se ntituyumve nta modoka nazanye barimo kuyihindurira amapine mu igaraje nabonye bifata isaha yose jiberi n'inzanye ahubwo mukanda nyaraza no kunyura ahangaha mfate tujye hari muri cyamunara hari za cyamunara ziri hirya hariya rero mutese karibu boro hanyuma se wajya ukakira umugabo bwawe ese wowe usanzwe umbwiriza uko mfata neza umugabo wanjye natasheri yize twigendere dani ntabazi kacyusa nzi ko wayibagiwe Imana ngo harya ikindi ijya mu maturufya arabyibagiwe yambyibukaga iyi ntabwo ari impuza n'ikiganda ese cyusa muri Canada haba amakarita naho rero nkigeze mufata ibintu byose mubigira ibintu bya big deal birenze muri Canada n'ibiki nese naho bakina amakarita mbasha nusara baba nayo n'abajamata nusubirayo nzagupakingira abandi bapakinga amafone n'amamodoka urangwa ngo izi modoka bazayitwara mu ndege kacyusa ubu niwe mbona ukiri umuturage nta nubwo wari ubereye kuba hariya nuko utanayigira mva uriteguye nkukubita inyana y'imbwa y'ibitego birenga 70 icyarimwe ugira utsinda ndi biragenda bite nuramuka nkutsinze urangura mitsingi okay nyizigize 3 kuko ndabizi neza experience mfite ala makariton ariko jatsa nkwereke iturufu niso yirekere hasi okay waje dore itsingi yanjye ituyigura nshinga tangiye ndya abantu uretse gukosore nabaka mukanza mugakoramo abantu maturufu yago wabibonye ubu ni waba ugiye kuzizana ariko cyusa man ubundi ugira umutima uravuga wo mu makarita cyangwa mu mubiri
wo mu mubiri mani. None se mani ntabwo uri hanze nakubwiye ko sheri wawe Liza bamushatse ndetse yanabyaye bamuteye inda akabyara. Mani uzi ko kuva wagera inaha mu Rwanda ntarumva mu kanwa kawe uvugamo ijambo Liza. Wabaye ute? Oya se kandi wikwica umukino wowe. Dikina reka tukine tunaganira. Neza neza uko mugani bivuze ngabyanariza mwana. Sikurizeriza nta mutima ngira ujya ngo ndi Harless. Imagine kwa mama ngiye bore ya dance reka nzemere. Ese bigiye gutuma tudakina mani. Nta mitsingi nayipangiye. Ure? Cyusa mani iki? Allo? Agnes Mushu. How is you? Of course. Chira singiye kwamara iminsi ra. Naje muri vacances. Oya nabirenze. Wese arumeze ute? Okay. It's fine. Ahubwo se ko nashaka gusaba service wamaye nimero za Liza. Oya, humura na amahoro rwose nta kibi ngamije. Agnes, listen. I know everything. Urikumva nabirenze like byose barabimbwiye amakuru ndafite. Hakuba bimwe byaragenze gutyo ntabwo byakora ko namuvugisha. Reka ntabwo twabanye nabi. Nukuri ko Imana yisuye and I promise ntabwo ndi nta kintu cy'ubucuruzi ndizo gukora. So inyuze muri message. Thank you Agnene. Sasa umva cyusa ntabwo mubwiye kumuhamagara urumva kuba yarashatse yarabyaye problem ziriwa problem zate manu siko neza ari na Agnes ambwiye ngo simamagare ariko ikibazo ni iki the problem is yours ntabwo ndi kwiyumvisha kuntu so bizanye hamwe mamagara ubundi zikirenze ni iki mani kina uretse ka message tumanze ngafungure rekore navugisha urukundo rwanjye usanga ari sawa ibyo bintu wari kubijyamo nyuma urumva ibyo byabuni Agnes agira kurondogora ubwo ni nimero guhaye gusa cyusa mani kina ndetse nimero araziguhaye Azimamba reka iminota ingahe ndaje buri kugira ndaje reka ndebe umva utaza guhindura amakarita ndaje ariko ntese uragira ngo nsigare nikinisha wanabikora mwana cyusa ntumbihirize ngiye imitsingi yanjye nayipangiye kandi nabyishyizemo Allo? Yo, vipi musaza? Yego man naraje. Oya ahubwo ntabwo ndi kwitsimba man ushatse waza kuzandeba nawe nari. Oya biri seriye. Mbasa ko nshaka gukora aga service zufasha mwana. Mbasa ndashaka uburyo bwose washakira bishoboka ukamara nimero za Liza. Kusemana kucyo nose muri kwivugisha ukuri uzi kumva namutwara iki I swear basi nta kindi mukora no kumvugisha that's it zazinyurize vama sa Chérie Oui chérie ukwiye gutegura ibyangombwa byose kwa mbere tukajya ku murenge kwandikisha umwana kuko dushobora gutinda ugasanga baduciye amande. Simon, are you serious? Yeah.
umwana nuba runo rugo kandi ninjye mugabo w'uru rugo. Rega ndi umugabo wawe, nakwirongoreye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko kumugaragara izuba riva. So tugomba kwandikisha umwana mu irangamimerere. Ni byiza, ndabikunze. Vitaba telefone nta kibazo chérie. Allô? Allô chérie, ni Cyusa.